Alo. Uri kunyumva? Ndakumva. Okay. Wabikoze ute se? Ndongera ndahamagara. Hari ukuntu network ziba zatuvangiye ariko Ubwo byabura. Shashiri nari nkukumbuye. Ahira nuko. Niwe bize cyane. Abaye busy uyu munsi nubwo natakoze ariko twiriwe munoza mu nama y'akazi. Nyine bari training ariko nanone nyine uribuka ko cyagiye baduhaye certificate n'ubu ngo bagiye kuduha izindi nyine bijyanye n'amasomo tuba twize nyine gufata neza abakiriya uburyo twakora akazi ka boss ibintu nk'ibyo. Byo twiriwe mu uyu munsi twavuye nka saa 7 saa 8 gutyo. Mpita nkora iki? Mpita nza ndaruhuka. Ntabwo nabonye umwanya wo kuryama wenda ku manywa ngo nduhuke ariko nyine nabirenze ariko nagukumbuye nyine igihe nanjye ku ishuri nibereye shonga ngo ngwiki nanjye nari nibereye shonga okay nakundi Kizera yaguhamagaje yandika n'inyuma. Kizera yamamagaje nimero y'ingande. Ndakorema. Yamamagaje nimero iherwa na 89. Ubwo inzira y'ingande. Akaba yanayitiye. None se Yambi ngira Yambi ariko wishimye. Ngo vari muhore. Ndamubere. Kandi naza we. Wanshaka. Muramukeneye. Agamushaka uyu munsi gusa muramukeneye. Ngoze. Nanjye muramukeneye wa mungane wawe gusa nk'ibisanzwe urabizi ko njyewe ndagukunda cyane ndagukumbura cyane none nsigaye nkumbura n'iyo minwa yawe nsigaye nkumbura taye yawe nsigaye nkumbura ibintu byose nyine kuri bo nsigaye mbikumbura twe mbikumbuye banumva nasara kanumva nasara pe nukuri nsaze se nkasarira wowe hari ikibazo numva kandi uko umusaza ni ukuri kw'Imana nkasara kubera wowe ndetse nanjye nsara ndetse nanjye nsara
uzi ko abantu bakundana bameze nk'ibisazi nkaho nyumvira nk'ibintu turimo kuvuga twese tugasora se ninde wajya areberera undi twese nyine wamusariye kandi ukansarira nyine gutyo nase ugasara wenyine ntabwo byahandi byiza ngo se cyenda gushaka ukandeba ndamurebe wese ntabwo nshaka nashaka nyine bahinduriye ndandikira umunsi umwe tuzaba turi kumwe umunsi umwe tuzaba turi kumwe awutegereje ntanegereje none se nitwongera guhuza amaso uzansaba iki nitwongera guhuza amaso uzansaba iki byagusaba umukankunda nsaba uzaguha ukamberanira zanjye mukureka ngo njyewe aka kanya duhuye tukongera kubonana nyine ikintu nagusaba ntabwo nkumva njye ndakumva ikintu nagusaba ko wambera umugore aka kanya zisanzwe nzagira nzagira ariko atari aka kanya uzagira gute nzagira atari aka kanya nagusaba ko wambera umugore nyine nanjye nabyemeye sure nicyo kintu cyonyine mba numva duhuye nagusaba nukore nicyo kintu cyonyine duhuye nagusaba reka mubaze ikibazo uri tayari kunsubiza mubaze ikibazo uri tayari kunsubiza nyine ko nkunda inyama nkakunda ibishyimbo urumva ko nkunda inyama nkakunda ibishyimbo ukunda ibishyimbo ntabwo urimo kunyumva noneho ndi gukunda nakubwiye ko nkunda inyama nkakunda ibishyimbo ku bwawe ni ikihe cyo kurya muri ibyo ngibyo mvuze washobora kurya buri munsi ibishyimbo yego wayi kuki utavuze inyama inyama ndazirya ariko ntabwo nzikunda n'abazikunda ntabwo bazirya buri munsi mpaka iminsi 7 inyama nzirya nk'impanuka nazikumbura nyine ngo numve ndazishake ngo nzigure ariko nazivuye nyine ariko sinjya mvuga ngo nyine ko tumva zishaka cyane niyo mpamvu nivugiye ibishyimbo by'umuntu buri munsi mva nta kibazo
ubundi ni wowe wanje. Ubutegetsi inyama sinavuga iminsi ibiri inyama sinarema. Ngomba nariye nyinshi kubera ko nyine mbere sinajyaga inyama. Ndatize nyuma. Inyama zari zarananiye nziza nyuma. Ngagenda nyine zikaranze bamumutse. Iza gutyo. Ndazirya ariko nsindenze ebyiri. Ntabwo renze ebyiri se ubundi ushaka kurya zingahe? Ushaka kurya zingahe? Ndeka nkubwire inyama najyanye se ari burushete. Ariko inyama zitetse njyewe sinarenze ebyiri. Zihari nyinshi. Chere. Ndagukunda cyane kandi nzajya nyine nkuhahira bishoboka ntabwo nzakwicisha inzara sibyo? Ubundi ikindi gihe nyine uhaze urumva nyine ibindi byose bizikora. Ibindi byose bizikora. Alo? Alo. Nshiri nawe. Atonze ngo uriko. Nakubwiye. Alo? Alo? Alo. Nakubwiye ngo. Igihe cyose uzaba umeze neza uhaza uryoshye ibindi bizikora. Kandi nzabikunda. Nawe uzabikunda. Sure. Ngaho mabizo. Angela. Siko kamenya amatwi. Shashiri nawe usigaye undeberera neza. Siko ufata neza. Ko mabizo neza neza mwumva igeze no mu matwi. Ko ubundi kuki bari baragutwariye umugabo? Kuki bari baragutwariye umugabo sheri ukabyemera? Ntabwo byari kurangira gutyo. Ntabwo byari kurangira gutyo gusa. Ashaka gutwarira umugabo gusa. Yumva ngo nyuma y'ibibazo hari ubundi buzima. Nyuma y'ibibazo hari ubundi buzima. Gusa nyine ubundi se n'uwari waragutwariye umugabo nawe nyine ahari ntago azi ibyo arimo. Ubundi hari ukuntu Imana iba yararemeye umuntu ikintu wenda nkanje Imana yari yarakundemeye nanjye narakuremewe nyine undi muntu akaza akajya mu bintu bitari ibye ariko ngo aho bigeze isezerano ry'Imana rigomba gusohoka buri umwe akajyana n'uwo nyine yamugeneye. Ni ukuri. Nawe rero Imana yarakungeneye ngomba kugufata neza kandi nakurinda akababaro n'agahinda. Ndabizi ko nyine kubana n'umuntu gukundana n'umuntu ntabwo haburamo akantu kaba nyine kabafekita cyangwa se kababangamira ariko uzambere mwiza nanjye nzakubera mwiza kandi nzagerageza kwitwara neza uko bishoboka kugira ngo sinzakubabaze. Ndahari nzabigufasha. Sure.
ndabikunze. Mm. Ndabikunze kabisa. Nabifashamo nanjye ndi tayari, umva nzahakubera, nzagutenguha Yego. kandi seriye. Mm. Ndi seriyasi. Mm. ubundi Mhm. abawe wanjye. Kandi se cyari ngo ngo iki? Uwayidazira sogokuru bamujyana kumufotoza, baramufotoye. Kumufotora? Iby'irangamuntu se? Reka se ndamutwaye se? Sogokuru we. ubwo se bagezeho ntabwo basaba irangamuntu yangera? Byansanze nyine bavuga amazina yanjye. Ariko umwana aba yanditse ariko ntiyatwara. ngo iki?